Kigabo soka nongegera soka bakubone nasoka bamubone soka nyine yanze kusoka Mbese barakiki njengegera naje kwisura sibyo naje kwisura none yarimo kumubitira mu nzira irimo kumbyana n'amafaranga amaye kwamba gasema makuniga bya bigenze biki ndimo kuniga cyanze kumpa amafaranga ngo nitsahire wanditse kunsunika wangegera wanze kunsunika karamorege uramureke soka muyore isohokeye mureke wanditse wangegera urambaza icyo isohokeye mureke maze karambaza isohokeye busa mureke bana mureke ndabijyana byose bihone none se atantwara yaragutwara yabyemeye mata wanwitwariye maze ugiye he ngende itahe tamaye njyewe ndigendera ugiye mwana aho mbona hose ndagarukira aho ngaho yahagarara tuvugane ikize mutana amafaranga mfite urantwarira ku buntu n'ubyango byihorere agaze iki kintu uyu munyagwa ni mubi cyane ahubwo ni iki kintu kibi akora ubutinganye se ubundi bisobanuye no kutuzitagura yego ngenda ndabona bitamubereye pe niki ubona yakora nkawe ngenda ndabona yabivamo undi akikuramo stress undi akabaho nk'uko yari abayeho yawe ikintu namubwira kandi kari akagabo ni akantu kabi ngewe ikintu namubwiraho yego namubwiraho ngo azareke biriya bintu kuko ashobora kuvamo akomeretse akora kuva mu mapede akaba umuntu w'umugabo pana kubimbwa ntabona umugabo agashaka n'umugore yego turakoze cyane njye ikintu namubwira nabivamo biriya bintu ntabwo bimubereye pe niyibera umugabo uko yari abayeho bagenzi yikaraga azabivemo ukumva natabivamo bazamujyanye amageragere yego murakoze yaje kureba mukuru wanjye ngo amuhe w'inyuma amuhe inyuma ngo amumaturire ngo papa kino gashyiremo za ndirimbo ngo niki hanyuma bigenda bite njyewe numva nyuma gari igitekerezo cyiza namubwira ati ibintu uri gukorana amatsiko ntabwo ari byiza yes biba byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kigali News 250 namwe mwakoze subscribe ku Nashya TV ndetse no kuri Umurongo TV yego abantu batubwiye matsiko ngo amatsiko remo kurira ngo yagiye gusura umusore niba umusore w'urugo simbizi ngo baryamanye ngo arangirira kumwishyura ngo matsiko kubera amahane muramuzi ahitamo kujya gute ahitamo gutwara ibikoresho bye ngo twari byo kurya twari biki reka ubwo mbanze ikoze kwa matsiko umuntu wabone saba magarasi yego kwa matsiko dore nanga twahageze n'abantu bagiye batandukanye aha ngaha rwose ni ku muhanda kingura we yewe nagenze bite What's why? Kigabo soka nongegera soka bakubone nasoka bamubone soka nyine yanze kusoka mbese barakiki njengegera naje kwisura sibyo naje kwisura none yarimo kumubitira mu nzira irimo kumbyana n'amafaranga amaye kwamba gasema makuniga bya bigenze biki ndimo kuniga cyanze kumpa amafaranga ngo nitsahire amafaranga y'ikimotsi nyaruse ngewe twaryamaniye ku buntu njye sindi ikigugi njye nagomba nshaka nanjye amafaranga njye mba naje kwena hano kure soka wangegeraho musohore rwose nasoka aramukubitira mu soka arangije waretse kizoya
wanditse kunsunika wangegera wanditse kunsunika karamorege isohokeye mureke wanditse wangegera urambaza icyo isohokeye mureke karambaza icyo ntabwo ngenda ibintu byenda bitwara yanze gusohoka dore kije kashize inyuma y'urugi ntabwo njya batanye kubikira kari inyuma y'urugi ntabwo mbyemerana nanjye ibyewe ndabijyana nushaka kunyica ndabijyana arakwiciramo arabeshyera ubusa mureke mwana mureke nanjye ndabijyana ibintu ndabijyana byose bihone ndabijyana byose nanjye ndabijyana imyanda yose utunze ndaza abagabo nanjye ntabwo mbyemera byose n'ibijyemo hano ndabitwara ese matsi ibi ni ko harimo n'ibiceri bidakora harimo n'amafaranga niho kayabika wakarayawe ganuka kagabo kati yanze kukwishyura ganze kunyishyura amafaranga yanjye mwe mwavuganye angahe se twavuganye 22,000 se n'itike yanjye irimo nanjye n'umuceri we nta musigera wangegeraho nanjye ndagufungira nuheramo waretse kunywa Matsiko baramwishe da arangije rafuye ndakufungira nuheremo nanjye ndagifungira nagiheremo uheremo nawe ugume muri iyo nzu ntabwo zikureba nawe nanjye ndagakingira nagaheremo n'akazi ke nawe reka mukingirane nanjye yirimo nanjye mbijyane nanjye ndabijyana nanjye umuceri nawe namusigira ndakwiyemye winsekuriza nanjye umuceri we ndawujyana nzaza nkurya ngeze karanyambura bihwane nanjye ndawujya ukuntu kangize wangegera nanakwiyahura genuriyo ntabwo nabyemera Mutsi wavuye mu nzu ntabwo mbyemera ntabwo wenda bangica wenda bangonge Mutsi va mu nzu wenda bangonge umva se subira mu rugo waguha amafaranga yawe mwana ntabwo amafaranga cyane iyahura vunye va mu iyahura jya ku ruhande iyahura wajya ku ruhande Matsiko iyahura uri mu biki kwa Amari we ejo rambaza icyo mwana wabandi mwana ndakuya nabyo muha nakuyamye nanjye umuceri nawe namuha nanjye ndawujyana nzaze nkurya namaze ndebe ko karaga ni n'akanuza karakanika gakora n'inkweto gakora buri kimwe cyose gakora inkweto nyose z'amavuriro urukapurwa nanjye ndujyanye nikorodoniye none singibi bikweto byose singibi nakoroshe singibi nanjye ndabijyana nyine nakarakora ibintu byose ngibi karabikora none kanze kuma amafaranga akabanza kwishyura Matsiko ngongokiye yanze kunda aho naho se ntabwo wakureba icyo mvuga ndagenda bijyana ufite utubuno tubiri ko nawe windeba mva imbere hose urambaza abana babaza iki urambaza iki ko numaganye yaze karamba urambaza nashaka ngonge nangonge nandi ndakura nandi muza urambaza karambaza iki se ko karimo kunyegera urambaza iki urambaza iki uranshaka iki ubundi Matsiko ngenda kwiyamye va mu muhanda ndakwiyamye wavuye mu muhanda ko winsekuriza uri guteza umutekano muke karimo kumbaza iki n'amafaranga nakaguyamye nawe yajyane genze ndabona pe ibi ni iki ariko nyango wanasaze none senguyu umuceri nanjye dore ngunda
Matsiko ndawumena nawe zahombe ndawumena nguyu nanjye ndawumena icyo nzaba nzanywa umuti ntabwo bikureba aguheba cyane ngo wabyemera nyamara amafaranga yanjye twavuganye utajya kumurega uhitamo kugumura yankubise aranigagura areba ukuntu yangize akoze ibi n'icyo amaye nka data nase mubyakama amafaranga yanjye amafaranga yanjye ibi ni ibi wabiretse murekera ibikoresho bye nawe mwiyame murekera ibikoresho bye ntabwo amafaranga ukwemera kuyahara ntabwo yahara ntabwo nayareka amafaranga yanjye mumaranye iminsi ngahe mu nzu tumaranye ibyumweru 3 yirirwa nsambanya amanywa nijoro yirirwa nsambanya se ngenda umugabo we cyangwa umugore we yarankoye nose nanjye iminsi nose ugiye utashye hehe ngenda aho ndatega motari ngiye gutega motari ufite amafaranga yo kumuha turagenda nabyanga turyamane bihwane wandetse amahoro ndagira ngo uriya kurutaga moto uza amatara kwemera Matsiko wandetse nyine ase Matsi nyine wandetse nyitegera moto wandetse abo tuganira gato ndaka wamba wari wantaye abo y'umugabo ukuntu gasa wandetse abantu bari kuguseka nakaze ke abantu bari waje ukanjyana abantu bari guseka waje ukanwa ninde wakwemera gutwara ko ninde so atantwara dara yaro gutwara yabyemeye mata wanwitwariye maze ugiye he ngende itahe tamaye njyewe ndigendera ugiye man aho mbona hose ndagarukira aho ngaho yahagarara tuvugane ikize mutana amafaranga mfite urantwarira ku buntu n'ubyango byihorere urantwara turararana bihwane nimba tutararana yego mvana kuri moto yawe rero mvana imisoro yanyu barayikatuye ndashimira nyakuri icese umugabo yakwambaye amafaranga angahe mama ari wenda apfuye we ndiyahura mama we ndiyamve imbere ku manyoko avuga ati fata n'ukumeko fata n'umikoro rwawe mama ari we avuga ati iyi ry'agahazara ibi ni ikira urashya Matsi kandi uzapfa wamanutse manuka Matsi manuka agaze iki kintu uyu munyagwa ase Matsi wanda bakurunguye mwana babura umbwiza ukuntu tugare reka tuganire kanye twigane hano abantu barakokuye hano yego reba ukuntu bagufungiye kugira kwiteza nyine reka nkumvira seyo agiye ureba ukabona se kwigaragiye nimba njyamanye n'umuntu seyo akanga kunyishyura maze iminsi ndwaye seyo none kurwara ndavuga ateka njya kwigira amafaranga seyo icyo ngiye kwiga amafaranga none yanze kunyishyura ubwo arimo kunkubitira mu nzu ndagenda gute se ndagira iki ndabahutse abantu se njyara umuntu ninya nta muntu ninya jekeje bunini wavuze ngo arasambana abantu babigira birebire ibyo se birandeba mfata nyashi ku manyuko reba ngegera winsakuriza
winsakoreza bebe reka matse sibyo ongera turebe ntore reba naro nageze nabona winsakoreza azamatse unasana ufite gukorera ibintu mu ruhame imbere y'abantu nyandika nkubwire sibyo i Kigali mu buzima sibyo nyine nega amatwi ntago niba sibyo nimatsamanye nsambana ku burenganzira bwanjye hano na leta hari hano ngo umuntu yasamanye nese amategeko y'u Rwanda kwemera gukora ibyo bintu ibyo ntabwo bikureba hariho n'ibyo se hariho n'ishe yego nimba nawe wishe nawe wafashe ku ngufu undi mutinganye uzi ukora n'ibindi bajihadi n'abandi bose n'agarabana jihadi n'umutinganye none nishe nishe ninde mutinganye mu Rwanda umwaryamanye ukomeye bayambwira mbarubwiza Kayose sibyo Kayose yige sibyo ubose twarabonanye n'abandi ba rodaje n'abandi benshi batajya bavuga abamotari ntabwo mujya mucinga abamotari mwana nabo ni beza nabirenze nta n'umutima mubi bagira ndeka nigenderere ese bose ubundi usanga ubaheye njyewe aho mbose ntabwo wakureba utahayeye ndakwiyamye winsakurizaho na hose igihe kigabo n'iki ndashaka gusubira kuri uriya mugabo ntabwo none se wajya nsubireyo yego uyu muceri wese nyine mushyira ibintu ujya guha amafaranga yanyimye nayakwiyamaza ndayaguha arimo kunkubitsa ntacyo agutwara arimo kunkubitsa arimo agukubita guhora iki isura nyine arimo kumya ngo ntabwo ndi bukwishyura kandi njye wanze kunyishyura nanjye ndabijyana ese ufite ibintu by'abahungura wanditse ko nkura ku bintu wangegeraho akamana y'isini agiye ndabona rwose nyine ndeka kunkurikira nyine njye nditahiye waretse kunkurikira urambaza iki njyewe nimbuze uko dusubirayo ukanyishyuriza umbwire uva ngwiri tugende njyewe imfunguzo zanjye ndazifite nayakwimona urufunguzo rucize rw'abandi nguru ndarufite urufunguzo rwe njye nayakwimona ndayaguha urayamba yego dusubire ariko ntimwajye kurwana ntabwo nongera kurwana ariko nonzana ibikoma turarwana njya abantu bigabanya akuze akantu kakurana kakana waravuye mu butinganye ukaba umuntu w'umugabo gatingane na nyoko wavuye mu butinganye nakwiye gatingane na nyoko hambirwa gutingana ni uburenganzira bwanjye uri umutinganye ndacyane tugende unyishyurize amafaranga yanjye baraguha 5 ni 5 sindabyemera wongegera iminsi ngaho tumaranye ntabwo nayemera uraraka ngaheze name 22 yanjye twavuganye ubuzavaho umuntu w'umugabo nakubwiye ngo kuba umugabo ni uburenganzira bwanjye kuba umugore ni uburenganzira bwanjye kuba imbwa ni uburenganzira bwanjye ndi imbwa n'undi sindi imbwa uri imbwa ndi imbwa nyine uzi kumoka se ndi imbwa none ndi iki ndi imbwa ndi imbwa imbwa kugira ngo kuba imbwa se none se kandi ufite igitsina gabo nukubera icyo wahisemo kuba nyine nega amatwi nimba ndi umuntu w'umugabo sibyo nkaba narabaye umugore ndi umugabo aho nari imbwa nihe Neye kujya wahisemo gufata umwanzuro w'ububwa nyine nabaye imbwa nyine yego wowe ubanye nk'umukobwa mwiza akagukunda wamwemera umukobwa kereka ari umujasiti tipora wamwemera namwemera wava mu butinganye namuvamo uzabasha gutera akabariro bishobora ibyo biragoye kuko nkoresha bankore hajya uhura n'ikigabo kigakoresha viyagara mukaryama viyagara yewe ndeka rero ayisi nijoro wamaye amahoro nyitaye nakoze inkuru nyinshi ariko iyo ndabona ari danje none se uragira ngo nkorekeze tugenda tujye kureba umugabo tugende bakomana ayisi nijoro tugiye pere ajya kwishyuza amafaranga ye ajya kwishyuza amafaranga ye ngewe none se duce icyo twaciye hano saa nzira tugenda hari imbere izo wahibagiwe akurikiye wakwita abajura fanda akajya kudufasha muri iki kibazo urikinisha nihoya tugende ubimfashemo bampa amafaranga yanjye tugende bampa amafaranga yanjye siko we none se reko n'abana bagushungiye baguseka ni akazi kabo nibanseke barogeje yego dore turamanukira hano matse ntago ari bunkubite se we humura ntago ankubita ngo tugende humura nta kibazo tugende rakamo amafaranga yanjye rwose amafaranga yanjye ntaterwa n'ubu ngende ni umusazi muramukunda mumukundira iki ubusazi bwe agiye kwishyuza amafaranga ye ngereka mu kimwabyana mwumva iruhande bareka abana mwandeke reka abana yewe wa mugabo wampa amafaranga yanjye
wamaye amafaranga yanjye nkagukingurira ugafata umuceri wawe n'ibikweto byawe dore gifitemo n'amafaranga ya kera atabasabi amahanga dore gifitemo amafaranga ya kera umuceri w'abantu rawumenye nakaze arayagukata nyine ikibazo ngewe reka nge mukingurire ubu dore ndimo kumva rurimo kugona rurimo guhirita nk'ingwe akwemugusha mu muzicana amatsi nakaze ke ngere mukingura umuzi w'ibiki gutingana Naje. umwana mwiza Umwana mubi. umwana mubi wanjyegereye wabyutse matsi byuka wabyutse harugabo byuka rwanze kubyuka wazi umuntu w'abandi rwanze kubyuka dore ruracyahenye none se rwahenura cyangwa se ibintu bye mbisubize njye kumurega ese ufite igihamya njyewe ngihamya reka musubize ibintu bye atananyita n'ingegera fata wo gahambirwa fata ibintu byawe wangegera we fata n'imiceri yawe fata n'imiceri none reba ibi bihambire si byo yarasigaje singibi byarashigaje singizi nabifata fata wakicwa n'uburoro nafata ngende mbabarira reka ngende ngewe iki ariko ndasiga ndukingiranye nanjye hamagara abanyerondo ndagikingirana matsi baragufunga hano none se gufungwa nge ndafungwa nzira ibyanjye wateje umutekano muke muri karitsiye nta mutekano muke nataje kubona n'umuturage watatse kandi ahubwo niyo bakanabaye reba ibisebe nacitse sibyo reba ibisebe reba ibisebe yankubise niyo wankubise hano mwarwanye yego reba ukuntu yangeze reba yankubitagoye sibyo yanyica umva ingegera ngo yanyica abana kera bagomera mwanditse Imana izi ngegera zandetse reka abana isi zandetse matsi gendere bareka abana gendere reka nigendere abana bareke reka nigendere ariko matsi ndashaka gushakira inkumi nziza mugakundira kureka bitunganye nyine umukobwa mwiza rwose ibyo birumvikana pureze nta n'ikibazo kibirimo ariko mu buzima ni uko ukunda umuntu ugasanga akubabaje babera barambabaje n'abandi bose icyaguteye ubutinganyi ni ukubera agahinda wagize ni shoke ni joke ubukene n'inzara ni inzara n'ubukene n'abakobwa bambabaje ubu ubonye amafaranga wabivamo nyine amafaranga nabivamo nukore so wamugwa matsi ngo ki ngo mosho nise kafunze ngaho ndengejya kumugomera mwana ndeka ndeka ngende mera z'imikorofone ngende ngende fata n'umukuru fenera wa mani fata ikimome mureke gaho sigaho ariko maze ko sigaho musazi ikintu cyarasaze cyamaye asa we cyamaye nka data hose arabasize bantu bwe ko matsiko muzi Jamuzi umuzi hehe matsiko aha muzi mu butinga atatu muzi muri karitsiye n'umutinganyi n'umutinganyi simbizi umuntu mubi ni mubi cyane ahubwo niki kintu kibi akora ubutinganyi se ubundi bisobanuye no kutuzitagura natwe ntabyo tuzi arabazitagura yego arabazitagura murabeshya abatuzitagura asa urabizi se ndabizi do fata bikora tubwire ukuntu bizi matsiko muzi w'ikirata nkawe muzi w'iki dore ni agapede n'umupede ni ukubona afite amaniya yango ni ibisuve yashizemo n'umupede mwese murabishyigikiye mubona ni byiza ni bibi murakoze cyane mba rero mubabwire njyewe ndabona bitamubereye pe niki ubona yakora nkawe ngenda ndabona yabivamo undi akikuramo stress undi akabaho nk'uko yari abayeho yawe ikintu namubwira ukubuvamo akazaza ajya gusenga akabuvamo byose kandi asazogeye kurwana kandi kariya kagabo ni akantu kabi ngewe ikintu namubwiraho namubwiraho ngo azareke biriya bintu kuko ashobora kuvamo akomeretse abajya gusenga ashima Imana sibyo byiza gara tubwire tugende
nta kintu uzi kuri matsiko namubwira ibintu akora ari byiza kuva mu mapede akaba umuntu w'umugabo pana kubimbwa nabona umugabo agashaka n'umugore. Yego turakoze cyane. Njye ikintu namubwira nabivamo biriya bintu ntabwo bimubereye pe niyibera umugabo uko yarabaye. Ubona se ibihe bintu ibiriya bintu akina ni bibi cyane akazabivemo ajya gusenga aba umuntu mwiza uri kumva n'abahungu bagenzi yikaraga azabivemo ukumva natabivamo bazamujyanye amageragere. Yego murakoze. Katurekere katurekere yewe rero ibintu mbabona ari gukora yaje kureba mukuru wanjye ngo amuhe uw'inyuma amuhe inyuma ngo amumansurire ngo papa kino gashyiremo za ndirimbo ngo niki hanyuma bigenda bite njyewe numva nyuma ngari igitekerezo cyiza ndamubwira ati ibintu uri gukora na Matsiko ntabwo ari byiza akujya w'inyuma yamushakira umugore ubundi bakibanira naheza hiye ubwo mujye mumuganiriza mugiye inama sibyo bye bye.